Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ata tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tutatuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura. Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, nta kirango. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, ntihanyurwa mu byerekezo byombi. B, ntihanyurwa n'abandi uretse abahatuye. C, hanyurwa mu cyerekezo kimwe gusa. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Kino cyapa iyo ukibonye ntiwemerewe kujyayo, ariko n'abariyo ntibemerewe kuvayo. Kikaba kivuga ngo ntihanyurwa mu byerekezo byombi, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video nagukoreye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kiburire hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga. Ariko ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Niba ikinyabiziga bagihagaritse ni nijoro, hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga bari kuza bagisanga baze kumenya ko kibabereye imbogamizi, bamenye ko bagomba kwitonda. Ariko hari ibinyabiziga ngo nubwo byo babihagarika ntabwo ari ngombwa kugira ibimenyetso bibyerekana. Ibe ibinyabiziga: A, velomoteri; B, pikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande; C, A na B ni ibisubizo by'ukuri; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Velomoteri ni pikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, byo ntabwo ari ngombwa kugira ibimenyetso bibyerekana nubwo byaba byahagaritswe ku mihanda, kubera ko n'ubundi bifata umwanya muto ku buryo bitabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Niyo mpamvu byo atari ngombwa kugira ibimenyetso bibyerekana. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka. Bwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ufatire kode aho waba urose mu gihugu, akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, umbwire ubwoko bwa kode ukeneye, ume nimero ya telefone irazaho kode mu gihe kitarenze iminota 2 umaze kubona kode. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe. Aho ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu buryo bwa online. Uri muri Kigali ufite nk'akazi katakunda guza twigane mu ishuri cyangwa se ukaba uri kure, iyo ugezweho ukora rimwe uhita utsinda. Twandike cyangwa
uduhamagare ni kuri 0789 35 16 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zijye hejuru, uretse ubutaka butsindagiye butandukanye imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira, bwo kunyurwamo gusa n'abandi. Abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. B, abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Nuvuga ngo abanyamaguru baba bategetswe kunyura kwa ziriya nzira ziri impande y'umuhanda, ziriya ziba ziri ku nkengero y'umuhanda, ariko buriya butaka butsindagiye buba buri hagati mu muhanda, cyane cyane ku bantu batembera hano mu mujyi wa Kigali, ubona ko hagati hashobora kuba ari nka jaride, uba ubujijwe rero kugenda hagati. Buriya butaka bwo hagati uba ubujijwe kubugenderamo, ariko hari igihe uri kwambukiranya nk'umuhanda ugahita ubona haje ibinyabiziga byinshi, ukaba wahagarara akanya gato mu gihe uri kwambukiranya umuhanda, ariko uba ubujijwe kuhagendera, ukahagarara byonyine mu gihe uri kwambukiranya umuhanda. Ndakeka ko ramusitamo A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Ndizera ko ramusikandika ku papuro, tarawahisemo, ndizera ko n'icyabuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira. Gifite amabara asate: A, ubuso ni umweru; B, ikirango ni umutuku n'umukara; C, ikirango ni umweru n'umukara; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kiriya cyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku muhanda byo gutambuka mbere. Kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umweru. Ubwo ari guhitamo inyuguti ivuga ngo ubururu, umutuku n'umweru. Hari ahantu uri kubibona? Oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Indi mpamvu twahitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, batubwiye amabara y'icyapa yose. Kuri A bivugira ku buso gusa, kuri B bivugira ku kirango gusa, kuri C bivugira ku kirango gusa. Niyo mpamvu yatuma duhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko ramusitamo D, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? A, iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. B, iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari, na B iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Rino tegeko rikurikizwa iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari ngo kigaragaze ese ninde uratambuka mbere, ese ninde uratanga inzira, cyangwa se mugeze hari ibimenyetso bimurika byagenewe ibinyabiziga aho biba biri gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi, mugasanga bitari gukora. Nabwo rino tegeko rigenga
gutambuka mbere kw'iburyo rirakurikizwa. Niyo mpamvu duhisemo C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho? Ese ni uruziga cyangwa ni impande enye? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanuye iki mu byapa byo ku mihanda? A, iteme ridahoraho. B, umuhanda utaringaniye. C, umuhanda winjira mu kuzimu. D, ubutaka bworoshye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyuko amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, umuhanda utaringaniye. Ubu ugiye kugera ku gice cy'umuhanda kirimo ibintu by'ibinogo cyangwa se ahantu umuhanda utameze neza. Hano 12 hano i Kigali ubona ko uri muhanda iyo uri kugendamo wumva hari utuntu tw'utudundo turimo. Kino cyapa kirahari rero kivuga ko ugiye kugera ku muhanda utaringaniye. Ukibuka ko bino byapa biburira ubibona mbere bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Baba bari kukubwira ngo umuhanda utaringaniye, icyo cyapa ntabwo kiba gishinze aho hantu hari uwo muhanda utaringaniye, ahubwo uzakibona mbere kugira ngo uze kugera aho hantu warushijeho kwitonda. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko, mbere yo kudepasa ni ngombwa kumenya iki? A, nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma. B, umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. C, ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka gukatira ibumoso. D, nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Mbere yo kudepasa uramanza ukareba ko umuhanda ubona neza, akenshi ni igihe uri kureba muri metero 200 imbere yawe, ukareba ko utageze mu ikona, kubera ko mu ikona hari intera runaka uba utari kurebamo, birashoboka ko hari ikindi kinyabiziga cyaba cyaje. Ukanitondera kunyuranaho kubera ko ugiye gukoresha rura ruhande rw'ibumoso rugenderwamo n'ibinyabiziga biri guturuka imbere biza bibasanga. Rero mbere yo kunyuranaho ugomba kureba ko umuhanda ubona neza, ukanitondera kunyuranaho. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ikindi kinyabiziga kinturutse inyuma kiguterera amatara y'urumuri rumyatsa wakora iki? Ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kikaguterera amatara y'urumuri rumyatsa wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumemo. B, fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. C, emera icyo kinyabiziga gutambukaho niba imbere nta cyago gihari. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, emera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Akenshi ibyo binyabiziga bikunda kuba ari nk'ibinyabiziga ndakumirwa, harimo nka zambulance ishobora kuba itwaye umurwayi cyangwa ugiye kumuzana ukeneye ubutabazi bw'ibanze. Rero icyo kinyabiziga ukemera kunyuraho niba imbere uri kubona nta kibazo gihari, ukabona imbere nta kindi kinyabiziga cyaje, ukabona imbere ntago ari mu ikona, ukabona ahantu mugeze hari ibyapa bikwemerera kumuhinzira akaba yakunyuraho, umwemera uwo muyobozi w'ikinyabiziga kugutambukaho. Ndizera ko waramusitamo C, emera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Ndizera ko waramusikandika ku gapapuro, utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura. Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo, nta kirango.
ibyago. Kikaba gisobanuye iki mu byapa byo ku mihanda? A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. B, uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. C, ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A, uburenganzira bwo gutambuka mbere, na B, uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Uri hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. Kino cyapa iyo kibonye muri iryo sangano ry'umuhanda ugezemo, ni wowe uhita utambuka mbere. Ikindi ugomba kumenya kwa bino byapa, haba hagomba kuba harimo igisubizo kimwe cyangwa se nta kirimo. Hari abantu bakunda guhitamo ino D, bari kukubwira kuri B ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda kwegere. Ni gute wabona icyapa nka hano mwari no sangano ry'umuhanda rigezeho kano kanya ukajya gutambuka mbere mu yandi masangano araba ariyo hirya? Oya, ntabwo bibaho. Rero abantu bahitamo D ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, mumenye ko atari byo. Ahubwo aho ngaho ugeze niho uba ufitiye uburenganzira bwo gutambuka mbere. Niyo mpamvu duhisemo A, niyo mpamvu tuyanze wa papuro. Tari wahisemo ndiza ko nicyabuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri rumaro kikure niyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira. Umuyobozi w'ikinyabiziga aguturutse inyuma, akweretse ko ashaka kukudepasa. Kugira ngo umwereke ko wabibonye, hari itara ukoresha. Riba rifite amabara asati: A, umuhondo, B, icyatsi kibisi, C, umweru, D, umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, icyatsi kibisi. Iryo tara ukoresha werekana ko wabonye ikimenyetso cy'uwitegura kukunyuraho, riba rigomba gushyirwa inyuma hegere inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, kandi rikaba rigomba kuba risa icyatsi kibisi. Ndizera ko ramustamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ukeneye kode mbwira karere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online. Iyo ugezweho ukora rimwe ahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku kifungiyeho. Uburebure bwabyo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ntibugomba kurenza ibihe bipimo: A, metero 11, B, metero 10, C, metero 7, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cyukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, metero 7. Ibinyabiziga bifite imitambiko ibiri. Iyo wavuze umutambiko, niba umupine umwe uba uri iburyo undi uri ibumoso, ikibihuza nicyo bita umutambiko. None ibinyabiziga bifite imitambiko ibiri, no wango ubwo kiba ari cyama kuzungu gifite imipine 4, kiba kigomba rero kuba kidafite ibipimo birenze metero 7 z'uburebure. Ndizera ko ramustamo C, ndizera ko ramuskandika ku papuro. Tari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura. Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari impande eshatu, ntabwo ari impande enye. Umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, hanyurwa n'abanyamaguru. B, akayira k'abanyamaguru. C, aho abanyamaguru bambukira. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. B, akayira k'abanyamaguru na C, aho abanyamaguru bambukira, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza ikintu cyose kiri mu kirango bari kukibuza. Harimo ipikipiki, ntihanyurwa n'amapikipiki. Harimo velomoteri, ntihanyurwa na velomoteri. Harimo za modoka zagenewe gutwara ibicuruzwa, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Hano harimo umunyamaguru, duhisemo A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Ikintu cyose kiri mu kirango bari kukibuza. Ndizera ko ramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira iki? A, umuyobozi, B, umuherekeza, C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Umuyobozi cyangwa umuherekeza aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, umuyobozi. Ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kuba bifite umuyobozi. Niba ari imodoka, umushoferi; niba ari ipikipiki, umumotari. Ndizera ko ramusitamo A, ndizera ko ramusikandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa bande? A, abanyamaguru, B, ibinyabiziga bigenda ku biziga bibiri, C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Abanyamaguru cyangwa ibinyabiziga bigenda ku biziga bibiri bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe abanyamaguru cyangwa se ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri, harimo nk'amagare na za velomoteri. Wari wahisemo A, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C, ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, kubera ko mu kibazo cyacu bari baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri, kandi ni systeme iba ibiri kugukosora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ni iki ugomba gukora igihe uhagaze ku muhanda igihe cy'ibihu? Uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga uhagaze ku muhanda ariko mu gihe cy'ibihu? A, kureka amatara ndanga akaguma yaka. Ubwo amatara ndanga bari kuvuga ni amatara ndanga cyerekezo, ari byo mwita ibinyoteri. B, kureka amatara yo kubisikana n'amatara kamena bihu akaguma yaka. C, kureka amatara yo kubisikana akaguma yaka. D, kureka amatara y'urugendo akaguma yaka. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, kureka amatara ndanga akaguma yaka. Ureka ibinyoteri bikaguma bikakugahita bicanira rimwe, kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baza babasanga baze kukubona hakiri kare, bamenye ko bagomba kwitonda. Ndizera ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri, uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Uri kugenda mu muhanda ugenderwamo mu byerekezo bibiri. Murabizi tugendera iburyo, ariko si uruhande rw'ibumoso rwo ruzagufasha iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ko n'ubundi tugendera iburyo? A, kunyuranaho gusa ntugaruke iburyo bwawe. B, kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. C, hemerewe kugenda imodoka zihuta gusa. D, gukatira iburyo gusa utanyuranyeho. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo kikuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo kikuri nta kindi ni B, kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Murabizi tugenda mu ruhande rw'iburyo, uruhande rw'ibumoso ikintu ruba rwadufasha ni ukunyuranaho. Murabizi iyo tugiye kudepasa dukoresha uruhande rw'ibumoso ariko tugahita tugaruka iburyo, cyangwa tugiye gukatira ibumoso, murabizi runo ruhande ruhita rudufasha. Murabizi na hano hantu tugeze uri kubona ko imirongo icagaguye, iyo icagaguye wanyuranaho cyangwa se wakatira ibumoso, wanahindura icyerekezo. Ndizera ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro, utarawahisemo ndizera ko nicyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, ntabwo ari mpande enye, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara, ni umurongo ubereretse ucishijemo w'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. B, ntihemere kuhagarara. C, umuvuduko ntarengwa wemewe. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo kikuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo kikuri nta kindi ni A, iherezo ry'ibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Kino cyapa iyo kibonye kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza ibintu byose baba bakubujije imbere ubugeze ku iherezo ryabyo. Niba bari bakubujije kurenza umuvuduko runaka, niba bari bakubujije kunyuranaho, ibonye kino cyapa ubuhegeze ku iherezo ry'ibuzwa byose bari bakubujije mbere. Ndakeka ko waramusitamo A, iherezo ry'ibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Ndizera ko waramusikandika ku papuro, utari wahisemo ndizera ko nicyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ngiye kubakora video y'ibyapa byo ku mihanda, kanda subscribe hasi kugira ngo ninyishyiraho uhite uyibona ivuguruye, irimo ibibazo byose babaza ndetse irimo n'ubusobanuro bwa buri cyapa. Ukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye ukibonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki, kandi nawe wifite smartphone. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ahuye n'ikinyabiziga cya kije itara ry'umuhondo rimyatsa? Uba ugomba gukora iki? Ugomba kwitwara ute? A, mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kidagishoboye kugenda. B, mu gihe ikinyabiziga ndakumirwa giturutse mu kindi cyerekezo. C, mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyihuta. D, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo kikuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo kikuri nta kindi ni D, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ugabanya umuvuduko ukitegura guhagarara, kubera ko nk'umpora mbibabwira akenshi bikunda kuba ari ibinyabiziga ndakumirwa. Rero uhita ugabanya umuvuduko ukitegura guhagarara kugira ngo ureke atambuke. Ndakeka ko waramusitamo D, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga? Uri kugenda mu muhanda, undi muyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma arakudepashije, yatangiye kukudepasa. Uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, gukomezanya umuvuduko wari ufite. B, kujya iburyo. C, kujya ibumoso. D, kongera umuvuduko. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo kikuri nta kindi ni A, komezanya umuvuduko wari ufite. Hari igihe unyura ku muyobozi w'ikinyabiziga ukagira ngo wari umwibukije ko ari kugenda gahoro, nawe agahita yongeza umuvuduko, biba byabateza ibyago kuko uwo watangiye kukunyuraho abari mu gisate cy'ibumoso kigenderwamo n'ibindi binyabiziga biza bibasanga. Rero uba ugomba gukomezanya umuvuduko cyangwa ukagabanya umuvuduko kugira ngo akunyureho vuba mu gihe gito utamuteza ibyago. Rero biriya bintu byo kubona
umuyobozi w'ikinyabiziga atangiye kukunyuraho ugahita nawe wongeza umuvuduko, biba byabateza ibyago, mujye mubyirinda. Ukomezanya umuvuduko wari ufite cyangwa se ukagabanya umuvuduko kugira ngo akunyureho mu gihe gito ahita agaruka iburyo, adateje ibyago abandi bari gukoresha umuhanda. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo iki cyapa cyerekana. Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba cyerekana iki? Ifungana ry'umuhanda. Be ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda ibumoso, se umuhanda utaringaniye. De nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bindi baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kino cyapa ubundi kiravuga ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Muri kubona umuhanda watangiye ari mugari, ugeze imbere urafungana, ariko uruhande rwateje ifungana ry'umuhanda ni urw'iburyo. Rero azaba ari ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Ndizera ko waramutamo de, ariko ndizera ko nujya mu kizamini urakora mu kanya bakaba babishyizemo urahita ubikora. Habayeho ifungana ry'umuhanda ariko biterwa n'uruhande rw'iburyo, uzavuga ko ari ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Iyo ari ibumoso twari guhitamo B. Iyo impande zose zagize uruhare mu fungana ry'umuhanda uhitamo ko ari ifungana ry'umuhanda. Rero hano ni iburyo, none ntabyo bashyizemo, niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo, niyo mpamvu tuyanze wa papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizaho ni cyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe, aho ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali ukeneye kwiga mu gihe gito, cyangwa se waba uri kure tukakwigisha mu buryo bwa online, cyangwa se uri hafi ariko ufite nk'akazi katakunda ngo twigane mu ishuri. N'ubundi ugezweho ukora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa turaza twayikwigisha aho waba uri hose mu mujyi wa Kigali. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.